Ubusobanuro bw'izina Abigayili. Abigayili izina ry'igiheburayo rikunze guhabwa abantu b'igitsina gore, riva ku ijambo Abigayili rigizwe n'amagambo abiri. Avi bisobanura papa wanjye, Yagiri bisobanura umunezero cyangwa se ibyishimo. Rero izina Abigayili bisobanuye ibyishimo bya papa cyangwa se isoko y'ibyishimo by'umubyeyi w'umugabo. Rino zina ni izina rikunze gukoreshwa cyane n'abakristo. Ni izina kandi dusanga muri Bibiliya cyane cyane mu isezerano rya kera. Abigayili uzwi cyane cyane muri Bibiliya yari umugore w'umwami Dawidi. Imwe mu mico n'imigirire ikunze kuranga umuntu witwa Abigayili. Abigayili ni umuntu ukunze kuba afite ibyishimo byuzuye kandi asusurutse. Abigayili akunze kugaragara nk'umunyabwenge kandi uzi gutekereza cyane. Abigayili ni umuntu uzi gutuza iyo bigeze mu bihe bikomeye cyangwa se ari mu bibazo. Abigayili ni umuntu uzi kuzana amahoro kandi no kuzana ubwumvikane ku bantu batari kumvikana. Abigayili ni umuntu ugira umutima w'urukundo kandi Abigayili akunze kuba ari umuntu w'umwizerwa. Abigayili ni umuntu uzi kubaranza cyangwa se kugenzura amarangamutima ye. Abigayili ni umuntu uzi gutumanaho n'abandi cyangwa se kuganira. Abigayili ni umuntu uzi guhanga udushya kandi akamenya no kudusobanura. Abigayili ni umuntu uzi kwita ku nshingano ze. Abigayili ni umuntu ugira impuhwe kandi Abigayili ni umuntu wavukanye ubushobozi bwo kuyobora abandi. Abigayili ni umuntu uzi kwifatira ibyemezo. Gusa niba witwa Abigayili, ugirwa inama yo kudashyira ibintu byose ku mutima ngo ubyegereze umutima ngo birenge urugero. Ugirwa inama kandi yo kutivanga mu bintu byinshi kubera ko byakubuza amahoro. Ubundi mu magambo makeya, Abigayili ni umuntu uba ari umunyabwenge, wishimye kandi uzana amahoro. Umubare w'amahirwe kuri ba Abigayili ni umubare 6. Rino zina ryakunze gukoreshwa cyane mu gihugu cya Israel, muri Canada ndetse no mu bindi bihugu byose bikunze kubonekamo abakristo. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri rino zina Abigayili harimo Abigail Adams. Uyu yamenyekanye cyane kubera yuko yabaye umugore wa perezida John Adams. Hari kandi Abigail Bersini wamenyekanye cyane mu gukina amafilimi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kandi Abigail Spencer yamenyekanye cyane kubera kugaragara ku mateleviziyo ndetse no mu mafilime. Rero niba witwa Abigayili, uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Abigayili, reka nkwifurize kugubwa neza. Reka nkwibutse ko gukora subscribe ari ingenzi cyane kuri twe. Naho jye nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.